ubwo ko nari namuteye umugongo avuga numva ntarumva neza uwo ari we, nahise mpindukira ndamureba mbona amarira ni yose aracyapfukamye hasi, mbura icyo mvuga. Nibaza ukuntu yangize ikimuga, natekereza umwana wanjye nabuze na papa mama yambwiye ko yishwe n'umutima kubera ibyambayeho, numva uwampa imbaraga namuniga gusa. Gusuhuze kandi nanakwiseguraho ku minsi yarishize tutabagezaho inkuru y'urukundo. Hari harabayemo akabazo kuri channel yacu, gusa twongeye twagarutse nta kibazo gihari kuri ubu ngubu. Birasa naho byakemutse kandi ndabashimiye ko mutigeze mutuvaho kandi ko mutigeze mudusimbuza abandi, mukaba muhisemo kuba mwakongera kugaruka mugakurikira inkuru y'urukundo nshyashya. Reka kandi singutindire, uyu munsi nguhikaze mu nkuru tugiye kukugezaho, inkuru ya mugenzi wacu yitwa Uwase Animati. Yaratwandikiye ati muraho neza nshuti dusangiye gukurikirana inkuru z'urukundo. Mbere na mbere mbanje gushimira uwagize iki gitekerezo cyo kudusangiza inkuru z'urukundo zitandukanye, ati kuko hari byinshi tuzigiramo. Nanjye rero nifuje kubasangiza inkuru yanjye. Amazina yanjye ni Uwase Animati, ndi umubyeyi w'abana batatu kuri ubu ngubu. Gusa mfite imyaka 23 nafashaga papa gucuruza. Umunsi umwe hari nimugoroba ndabyibuka, papa yarampamagaye ati Ane ntikarame papa, ati ejo uzajyana n'umushoferi kwakira ibicuruzwa, njye ndumva ntameze neza. Ntiyego papa. Ubwo narazindutse nditegura, umushoferi nawe aba yahageze turagenda, gusa twagezeyo dusanga ntibarahagera. Biba ngombwa ko dutegereza akanya. Byahageze bitinze, turapakira turagenda, ariko hagati aho twari duparitse hari imodoka yijimye yari ihaparitse, yari iparitse hirya yacu. Ubwo nibwiraga ko nayo yaba itegereje ibicuruzwa yenda. Gusa turi mu nzira dutaha mbona ya modoka ituri inyuma, ariko sinabyitayeho, nti yenda wasanga ari n'izindi ntago ari yayindi yadukurikiye. Gusa twageze mu rugo, mu gihe turi gupakurura mbona inyuzeho bamanuye ibirahuri bitegereza aho twari turi. Ubwo mbwira shoferi nti dore ya modoka, ati wibyitaho buriya nabo bataha muri izi karitsiye. Ubwo papa yakomeje kurwara, nkomeza gucuruza njyenyine. Rimwe rero mu gihe nari nicaye ku muryango w'amangazine yacu, mbona ya modoka nigeze kubona nanone, njya kurangura mbona impagaze imbere. Havamo umusore usa neza wambaye neza, araza aransuhuza ndamwikiriza. Ati mwampa amazi yo kunywa? Ntiyego. Mba mpamagaye umukarani ntizana ikarita aho ngaho y'amazi. Wa musore ati oya ndashaka agacupa kamwe, ni hano twe turaranguza rero warebera hirya hariya. Ati murakoze. Aragenda. Gusa undi munsi nanone mbona aragarutse, arongera aransuhuza ndamwikiriza. Ntitubafashe iki? Ati twabasabaga umwanya muto, nti rero mwatugirira vuba kuko ndi gukora njyenyine. Ati wa musaza najyaga mpabona se yagiye? Nturavuga papa se? Ntararwaye ariko vuba haraza kugaruka. Mbona wa musore aramwenyuye ati okay burya bwose ni papa wawe? Ntiyego uriya ni papa wanjye. Ubwo arakomeza ati nitwa Rutagengwa Placide, nkaba mfite imyaka 27, ndi umusore w'ingaragu, ndibana, nkaba narahisemo gutura ahangaha, ndahakunda cyane ku buryo nanahubatse, nkaba nkora mu icami rya Beka muri aka gace. Hagati aho rero si aka gace kanyu nakunze gusa, kuko nawe naragukunze, nkaba nifuje kukugezaho ikindi ku mutima. Yongeraho ati ntubifate nabi ariko kuko yenda mbikubwiriye ahangaha, nuko mbona nta mwanya wabona ngo tujya hatuje. Ati kandi rwose nanjye nari ndemerewe n'iryo jambo. Nanjye nti okay murakoze, reka mfasha abakiriya ndagaruka. Ati ariko mutaragenda mwampa nimero ya telefone ntiyandike. Amaze kuyandika ati murakoze cyane mubitekerezeho. Umutima nti abahehesi muragwira, ariko nanone n'undi mutima nawo uti nyamara wasanga gukunda koko umuntu wiyubashye kuriya yaba umuhehesi se? N'ukuntu mbona amaze iminsi angenda inyuma, ndabona byaramufasha umwanya koko.
ntihaciye umwanya aba arampamagaye ati ni Placide, ati mugira akazi keza. Ntiyego. Nimugoroba ati ijoro rihiri. Mu gitondo akanyifuriza umunsi mwiza ku buryo nageze aho atabimbwira nkabura amahoro ntegereje message ye yenda. Ubwo nanjye ntangira kumukunda nuko ansaba kuzansura mu rugo ndamwemerera, araza aransura, turaganira, abonana n'ababyeyi, arisanzura baba inshuti. Haciye igihe nanjye nza kumwemerera ko mukunda, mbona arishimye, nanjye biranezeza kuko nari maze kumwiyumvamo. Gusa ubwo nanjye nkajya musura iwe, urukundo ruragenda rurandyohera pe. Hashize igihe ariko dukundana naje kumenya ko ntwite. Ubwo ndamuhamagara ngo tuganire, ndabimubwira, mbona arikanze. Ati nta kundi rero tugomba kwitegura imfura yacu. Nashimishijwe n'uburyo yabyakiriye, numva koko ni umusore ufite intego. Gusa nawe bidatinze aza kuntumaho ngo tuganire. Ambwira ko tugomba kwihutisha ubukwe tukabana kugira ngo sinzabyarire mu rugo. Kandi koko nanjye nari mbyishimiye kuko numvaga ntashaka kubyarira mu rugo. Ariko anongeraho ati kugira ngo twitegure ubukwe rero nkeneye miliyoni 15 nkishyura credit, hanyuma nkabona uko nsaba indi tugakora ubukwe bwihuse rwose kuko hari hakirimo credit nafashe ndi kubaka inzu. Ubwo nanjye naramwumvishe koko njya kubibwira papa, gusa nubwo yararwaye ntago yatinze kubyumva kuko yarankundaga cyane nk'imfura ye. Ubwo miliyoni 15 yasinye sheke yayo. Nahamagaye Placide ngo nyimushyire, ambwire ko nayashyira muri envelope nkayimuhira umumotari akayimugezaho, kari ku kazi kandi ahuze cyane kuko uba ari mu gusoza ukwezi mu kazi kabo. Ubwo narabikoze ariko numva ndamukumbuye kandi nshaka ko dukomeza gupangana imishinga yacu. Amasaha yo tahira ava ku kazi nari narayamenye, ubwo mfata akamoto nanjye nerekeza iwe. Mpageze mpasanga umusore yajyaga ambwira ko acumbikiye, ndamusuhuza mubaza aho Placide ari. Ati Placide, ntiyego ndashaka Placide Kado. Aranseka cyane ati se yigeze aba hano? Nanjye ndamusubiza ntese niyambwiye ko ahari iwe. Ati muko urambabaje rwose. Numva ntangiye kuyonga numva kandi umusatsi uri kumva ku mutwe. Ninkubabaje iki se kandi? Ati Placide ntawe uhari. None se ari hehe? Yego ndabizi ko afite akazi kenshi ariko aya masaha aba yatashye byanga byakunda. Ati rero Placide amaze ibyumweru 3 ataba hano. None si iyi nzu siye? Ati oya, iyi nzu ni ya mukuru wanjye wiga hanze, yarayinsigiye ngo mbe nyirimo. Placide rero twamenyaniye mu kabari, tuza kuba inshuti, ambwira ko bamwirukanye mu nzu, niko kumubwira akaba yibereye hano. None se ntagakora muri Beka? Nawe aransubiza ati oya, nta kazi agira ahubwo gerageza ugabanye urwo rukundo rukugurumanamo kuko Placide yaragambiriye kukurya amafaranga ngo yabonye iwanyu muyafite. Noneho nabaye nko bashishuyeho uruhu, nibaza yo maze kumuha, nibaza indaye mfite, noneho ubwenge bugenda numva nsigaye ndi igishushushungwe. Ubwo nicara hasi amarira arandenga. Uwo musore ati humura wirira ahubwo shima Imana kumenye kare. Ku mutima ntiyaba wari ubizi. Narihanaguye ndataha, nibagirwa no gutega ngenda n'amaguru. Gusa numvaga ntazi yomva niyonjya. Igihe nambukaga umuhanda sinigeze ndeba hirya no hino, nagiye kumva numva induru n'amahoni mu matwi yanjye, mperuka ibyo. Nongeye kwikangura mbona ndi mu bitaro. Mama ari wundwaje ambwira ko maze amezi 3 nsinziriye. Neguye ururimi ngo musubize birananira. Amarira bari yamanuka, neguye amaguru numva haje kumwe, ukundi numva kuraremereye. Ndebye mbona baraguciye. Noneho ndaboroga, sinzi ukuntu ubwenge bwaje nibuka ko nari ntwite. Ndira mfashe kunda. Mama ati mwana wanjye ihangane ndawari utwite yavuyemo kubera impanuka wahuye nayo. Ubwo noneho ntangira gusubiza ubwenge ku gihe, ngenda nibuka neza ya mpanuka nagize. Namaze ukwezi niga kuvuga ariko papa simubone. Umunsi umwe nza kubaza mama nti papa ari he mama? Nkimubaza mbona ararize. Ntiwoya mama rwose mbwira papa ari hehe? Ndasakuza cyane, abaganga barahurura bazi ko hari ikindi kibaye. Bahageze bantera imiti ndongera ndasinzira. Nongeye kwikangura nsanga ku gitanda hicaye umusore, mbona shimashima akaguru kanjye baciye. Ati Ane umeze uti? Basi ubu niyo napfa. Nkabona apfukamye hasi amarira amanuka. Atumbabarire ko byabaye. Nese wowe urubahe kandi uri mu biki? N'umujinya wose kuko numvaga ari kuntera iseseme kandi mbona ntanamuzi. Ati ntabwo nzi rwose, nitwa Sindambiwe Fabie. Umunsi bampamagaye bambwira ko mama wanjye yitabye Imana, natwaye imodoka nataye umutwe,
mbese ntwara nk'uwasaze, nikanze nanjye nakugonze. Gusa nahoraga nsaba Imana basi ngo uzikangure ngo usabe imbabazi wenda nipfire. None Imana iransubije, rwose mbabarira ku byabaye. Ubwo ko nari namuteye umugongo avuga numva ntarumva neza uwo ari we, nahise mpindukira ndamureba, mbona amarira ni yose aracyapfukamye hasi, mbura icyo mvuga. Nibaza ukuntu yangize ikimuga, natekereza umwana wanjye nabuze, na papa mama yambwiye ko yishwe n'umutima kubera ibyambayeho, numva uwampa imbaraga namuniga gusa. Wa musore Fabien yakomeje kutwitaho, yishyura buri kimwe, afasha mama mu bucuruzi. Ngeze aho numva ndamubabariye, ngize n'amahirwe mbonaje kwa muganga kwishyura fagitire y'imiti, nuko akimbaza uko meze ntarakubabariye kandi warakoze kwita ku muryango wanjye. Nawe ati niba yayonge sinzibabarira nubwo wumbabariye, kuko ntiwakagombye kuba uri hano kandi umeze gutyo. Ibi byose ni amakosa yanjye, atariko sinakibagirwa kugushima, urakoze cyane kumbabarira, bishimangiye ubwiza bwawe koko. Nuko Fabien akomeza kutwitaho, ndataha, anyigisha kugendera mu mbago, akajya ntembereza, ndagenda ndamukunda nanjye pe nkumva ndimo koko. Gusa nawe yarankundaga cyane, yambwiraga ko urukundo yakundaga nyina witabye Imana ari njye yumva rukunda, kandi ko nta wundi muntu yigeze akunda nk'uko yakundaga nyina. Ubwo ibihe byaragiye, aza kunsaba ko twabana. Gusa njye nigiragamo ipfunwe ry'ukuntu namugaye. Ese wabitekerejeho? Witeguye kubana n'umuntu uzakomeza kukurushya ubuzima bwose n'ubumuga bwanjye? Gusa Fabien aya magambo yarayangaga cyane, ntiyakundaga kuyumva, arongera nsubiramo ko yumva yaremewe kumfasha ndetse no kunkunda ubuzima bwanjye bwose, kabone n'ubwo njye ntamwemerera. Gusa nanjye nari narabonye umutima udasanzwe yari afite, umutima ntari narigeze mbonana abandi. Nuko nanjye mwemerera kubana nawe. Kuri ubu ngubu dufitanye abana 3 rero, turi urugo rwishimye, arankunda kandi nanjye ndamukunda, aranyubahisha kandi anyubahira ukundi. Arankunda cyane, akanyitaho mu buryo bushoboka bwose, yita kuri mama kandi kiruta byose, akamwitaho nk'aho ari mama we, mbese nahuye n'ijuru rito hano ku isi. Gusa nabigezeho binyuze mu nzira y'inzitane buri umwe atakiyumvisha ko naba ngeze aha. Ndabwira wowe ukurikiye iyi nkuru uri kunyura mu bikuruhije kandi ukaba utabona iherezo ryabyo. Burya kugira ngo zahabu ibe zahabu ibanza kunyuzwa mu itanura ry'umuriro. Nizera ko buri muntu niyo yafata umwanzuro uhubutse mu buzima, ibyishimo bye ntaho bijya kandi bifata igihe. Komera. Uwo rero ni Anne Marie. Amasomo yo arenze rimwe, nimba wakurikiye neza inkuru hari byinshi wizemo. Reka nanjye nkubwire nti urukundo ruganze. Kandi warakoze kuba mu muryango w'inkuru y'urukundo, ndagukunda cyane, niyo mpamvu nkomeza kugushakira ibyiza kandi bikubaka. Bye.